nyine iyo uvanze umugore n'umugabo, umugabo ahita agira impamvu yo kubaho. Ariko noneho uwo mugabo ukibuka ko nyine akeneye iyo respect, urumva ayo mafaranga yashaka kandi mane arimo arashaka ijya ku mugore nyine tu. Ariko abagore mwe mwihaye nkaho mushaka muzi gushaka ko mukunda amafaranga muzi no kuyashaka nkatwe kandi bidashoboka, byaranze nibibaho nibijya bibaho. Nibyo bajya bavuga ko abagore se bo bakunda iki? Umugore iyo afite abana, umugore afite abakunda abana. Ubwo abaho kubera ko yaramutse. Ariko abakobwa b'i Kigali muratubeshabesha, wowe kwanza ureke kuzajya ubesha abantu. Abakobwa b'i Kigali nta kazi mugira, mwicara mukicara mu mazu yanyu mugakura aba diaspora, mwarangiza mukaza mukavuga ngo muri kuri nivo zo kuza ngo mugene, kandi aba diaspora mukura nabi. Bayabakura mu mufuka. Amafaranga yamaye narayakwibye. Nafashe telefone yawe mwiba amafaranga ashyiramo password. Sujara chineka. Chani sande. Ntawe. Tutari Sara? Sara nimwe amafaranga. Yese ndabeza. Amafaranga yahaye wowe. Yes, we dunje wamaye amafaranga. Amaye warayamaye mani yo mbobo yawe nabona ya mafaranga. Warayamaye. Warabimaye. Urumva? Yego rero dusabara kuririmba ari aho ngaho yigiriza. Yarayamaye dumba man. Wenda ngufite ukunguko. Blackmail nayo gufite. Ngenda kubaha buriya nukuri ndakubaha. Ndakukunda cyane. Ndagukunda nukuri nubwo firi turimo kurya ngo ziriho inoze. Ngo ziraredu. No man, ifiriti wagira ngo Gimaze iminsi muri firigo budahari nguteka. Wagira ngo bayikuye mu cyayi Simbi Noeline. Ngiye nshaka kuzareba mani ziriya video mama uvuga wamayeho. Ntabwo ndazibona. Nzakora video nzakwereka site ujyaho. Nzakwereka ndagwa link. Abagaragara mu maso. Link masharinze. Abagaragara mu maso. Simbi wacu. Avuga Icyongereza. Mu Cyongereza. Nishajya avuga mu Kinyarwanda. Nishajya avuga mu Kinyarwanda. Bakorana n'abazungu. Wayi. Ngo mana we ngo wambabariye. Ariko abana bino minsi basigaye bazi kubikora mani mu Kinyarwanda. Mbona rwasara rwavuga warukubita rugahita ruvuga ngo inka yanjye. Akoze iki? Akoze iki? Arimo araniho. Akaniha inka ye. Inka yanjye. Inka yanjye aho ngaho. Ese sugira aba mu Rwanda? Sugira ntaga mu Rwanda. Sara ngavuze ngo aba mu Gasyata. Sugira ntabwo aba mu Rwanda. Sugira abinyamirambo. You don't get it. Abinyamirambo. Amata hayi. Turimo kurya iki? Umureti. Urimo ifiriti. Hello? Mva umugore ukuntu ambwiye kugira ngo numve ko abizi yewe. Hi. Hey. Wana yanjye irimo WhatsApp nayisize w'abandi. Oh, you don't have WhatsApp? No, I left my kubera njyewe ninjitanywa inzoga mu bantu bose twari turi kumwe, so ninjye warabaye n'aba driver wabo bose. I see. Telefone nahise nyibagirwa kuri minsi one of the person ngiye kuyuza ndagaruka. Did you have fun?
I mean, yeah. Okay. I'm on live. Can I call you when I'm done? Okay. All right then. Uh, Gukundana na Dumba ni ikibazo ubundi ari hafi guhamagara. Asa man, ndakugira man. Your healing's gonna be wrong. Like long time. Like what? No, umukobwa ukuntu avuga neza Sara aravuze ngo umukobwa akavuga neza ndagira ne. Urabeshya. Aravuze ngo gukundana na Dumba ngo ubu n'undi araje ahamagare. Buriya nawe kucyo niko yavuze. Yabaka. Yerega Dumba ndamwizera. Sibyo rata. Ndeka mbwira. Ndeka mbwira. Umukobwa Flix bazamwita wacitse intege Flix. Flix yakundanye nanjye ku myaka 2 aracika. Dureka Flix mbwira. yakundanye nanjye acika intege. Umukobwa uzacitinga ukabona umukobwa ntago abyitayeho ukabona ntago arimo gucomplaininga there something she wants from you. Hari ikintu gushakaho. Yeah. Absolutely. Because umuntu wacitinga ukanabimwereka nubishyiremo respecting and then pretendinga as if nothing happened, that woman umviteranya sheri. Urumva iteranya? Numva nkubwire hari ibintu twaganiriye kandi si ngombwa ko rubanda babimenya. Okay. Rubanda ninde? Bakutazahamagara urimo kurira. Thank you so much. Arirwa niki? Nje ntago Nahamagara Dumba. Bara umukobwa aramuhamagara akamubwira ngo ashobora yanamubuze kuri telefoni kuko aramubwiye ngo WhatsApp yanjye ngo ntago nari nyifite wambuze sorry. Ari wawe undi ntari. Wa wundi atubwiraga. Shantu nari. Umva. Ariko se Dumba baha amafaranga mari nanjye nzagiye umubare. Uzamubwire na Flix dufitanye bill. Turimo dushaka ahantu twajya kuyinonosa. Ariko niba ushaka kuguha amafaranga mbwira ngo amafaranga ujye mu mubare aka kanya. Yeah. Ndahita mpindura aho uzina nandike ngo love of my life. Until I die. Amba nukuri. Angahe? Yo guhindura izina cyangwa kujya mu mubare? Ayo guhindura izina. Duma ngutumbi 200 aho ngaho nari. 200 byavuze se. Amafaranga uzabura amafaranga ku isi. Nusayo ni menshi man. Ati nje mba nashyizemo respect y'umuntu turimo kuvugana. Reka ngwe nimero wohereze 20. Kangwe nimero wohereze 20. Nta kibazo duyane. Nuko ndi kuri live mfite phone. Ubwira Sara yohereze 20. Nsi Sara ari kuri momo yanjye jewe nako ndanayifite. Umbwire nyakohereze ntuva kuri live. Kuko ntago nshaka kugusuzugura ngo mwakudumbi 30. Do you work hard? I work hard still aberanye ko I work hard for you. Ngori work hard. Ntago nshaka kugusuzugura marego. Aha. Umwengi mutumbi 10 ngo twakugira. Ubundi mukobwa ari hafi. Niba atari ngombwa ko tubimenya. Shavane wumva ukuntu Dumba tukana. Aze Dumba murabizi ko ari umunyamutaramani. Dumba ni umukonyi. Wahe? Wo mu nsheke. Mbaye ndu umukonyi ne nabantu rukahe. Mu Mutara, mu Noma. Nyamiyonga. Nyamiyonga.
rwa Nyamiyonga ntabwo oya, ariko nje nduwambarara mbarara no mu Mutara byose ni kimwe, bavuga kimwe, bavuga indimi zimwe, bavuga kimwe, batekereza kimwe. niwe musiramu wenyine uturuka mu Mutara. Erega dumbabazi ko yose. Urumva rero mbarara rero babayo, mbarara habayo abakunyi Yego. b'abasiramu. None numbona Nase wiga segonderi si wari pasitayi? niga segonderi mu Nsheke Nyagatare. Niga segonderi wara najyaga naririmbaga muri korali. Muri korali, ariko ewa mfite ibyana ibikobwa twagendanaga, njye ntabwo nyambura ibikobwa byiza by'ibyuki tugendana. Byaraguye, byari byarakuriye mu mafamiye y'abarokore. Urumva njye nibwo nari nkinjiramo bifite uturirimbo twiza turyoshye, nanyo nkazajya ndirimba muri korali. Bagiyemo kubera indirimbo cyangwa kubera abakobwa? Oya mani, nagiyemo kubera mu rugo bashakaga ko nkizwa. Ubundi mu rugo bashakaga ko ndeka idini y'abasiramu ngo mbe. Nese wabaye umusiramu gute ubundi niba mu rugo barabakore ko cyari umusiramu? Navutse ndi umusiramu. Ninde musiramu papa? Okay, njye mvuka kuri papa w'umusiramu, urumva? Mvuka kuri papa w'umusiramu, mama wanje nyine w'umunyarwandakazi nyine atari umusiramu, ariko mama yahise aba umusiramu. Urumva? Noneho mama na papa baratandukana, tugumana na mama wacu. Urumva tugumana kuri side. Erega njye n'umuganda, papa nyine n'umuganda. Urumva nguma kuri side, ngumana na nyine na side yanjye y'abanyarwanda. Gusa nyine mama wacu kubera yari yararongowe muri famille iri prominent. No, I would say prominent. Famille yanjye n'abakire cyane, nyine barabakire, like n'abakire. So rero ubyaye mu bakire, hari ukuntu buriya kamama kari akanyabwenge, hari ukuntu atashakaga ko abana be bitwa cyane abanyarwanda muri icyo gihe kubera bari impunzi. So yumvaga ko yakomeza tugira ishusho y'abagande. Urumva rero akadutwara ahantu dushobora kuvuga ikigande n'ahantu dushobora kumenya idini, kuba abisilamu. Nyine amashuri yacu mama yadutwaraga mu madini, mu mashuri y'abisilamu, nyine akatuvugisha mu kigande. Buriya ngiye mama bwa mbere mama mvugisha ikinyarwanda nari mfite imyaka 14, nibwo bwa mbere mama yamvugishije mu kinyarwanda, kandi yavuze ijambo rimwe ry'ikinyarwanda ntiyongeye kumvugisha ikigande no kugeza iyi saha. Ngiye kuva mfite kuva menye ubwenge, mama wanjye yavugaga mu kigande, akambwira ikigande imyaka 2, 3, 4, ambwira ikigande yagatanyigisha kuvuga nubwo 10 nubwo 14 twinjiye mu Rwanda, ahita ambwira ati hanga ubwo rero tugiye kuvuga ikinyarwanda, no kugeza kuri iyi saha cyamvugisha mu kinyarwanda. Mama to the extent ko mukuru wanjye mbyara yarabyanze, yabwiye mama ngiye ntabwo nzavuga ikinyarwanda. Ubu iyo mama avugana na mukuru wanjye bavuga ikigande, njye bakamvugisha mu kinyarwanda, abo tuvuka n'abandi bakavugana mu gifaransa, njye na mukuru wanjye tukavuga. Mbese abana siblings zacu tugenda dukinganyamo gucya mu ndimi. Bari mu nagira ururimi rwe bavugana. Buri mwagira ururimi bavugana nawe, kandi duhuje mama na papa twese 5. Ariko iyo uvugana n'umuntu umenya ururimi uvugana na nyine twese tugenda tuvuga indimi nk'eshanu zingahe zitandukanye. Ariko harabavugana igifaransa, harabavugana ikigande, harabavugana ikinuza, harabavugana icyongereza, harabavugana mukuru wawe ukubyara. Mukuru we bavukana. Mukuru wanjye utuvukana. Urumva rero nuko gahunda ziba zubatse izo ndimi zose. Hari ibintu nyine abantu bajya bavuga ngo kuvuka nyine ababyeyi ugasanga nyine ntabwo babana, nyine bagezeho baratandukana. Hari ukuntu gukura nyine ukeneye kumva nyine urukundo rw'umubyeyi. We ntabwo ibyo bintu byigeze bikubaho wumve ngo wenda hari ukuntu abana bavuga yanga se wenda kubera ko yakuze mama amubwira papa we this and this, ntabwo byigeze bikubaho?
njye papa wanjye ntabwo nigeze inkunda kubana nawe kubera igihe twabanye nkiri umwana yarankubitaga cyane kandi narakubaganaga cyane ariko naje kumubabarira kubera naje ari igihe naje kumenya ubwenge nsanga nanjye ubwo buryo nkubagana ntabwo bisanzwe ndavuga like no ntabwo bisanzwe njye nta ukuntu nakubaganaga ntabwo byari ibintu umuntu yakwihanganira byari ngombwa ko nguma nkubitwa ntuza njyaho nkubite abarimu uri yakubite njyewe bagenda kunkubitaga ku ishuri bazanaga line y'abarimu bose bakazana inkoni umwe akankubita 10 undi akankubita 20 undi akankubita 30 undi akankubita bose ikigo cyose kikankubita naiza nkaguruka nkagenda nkakina umupira erega njye natangiye kubikirara ndi umwana njye nakinaga n'umupira ndakana gatoya n'umukino w'umupira nkagenda nkakina nko muri defense ibyo bishego byanjye mbivuga abana bakavuga kakana kavuga ibishego muri tereni kandi umuntu akaza nkakubwira ngo uwo nagucyaho mabere nyoko nuze ntabwo uza kujya muri dortory ntabwo uza njyewe kanyoko ni muri defense mwe nakinaga gatano uri gatano uri muri defense none wabari ugufasha ari nko kuri 2 cyana 3 no kuri 4 urumva bataka nibo babanza wabataka babanza kwataka 4 ataragira kuri defense ngo ashiremo example rero nkazajya mbwira nk'akana akanarwa nkabwira ati mabere nyoko wowe mwaka gucya wowe muri dortory ntabwo uza kwinjira wowe ndaguskweza nyoko the whole night ukajya kubona nyine akana kakakina umupira gatinya ikipe ya kidatsindwa idatsindwa bavuga ati ewana dumba arimo turapfuye urumva abataka mbabwira ati man igori igomba kwinjiramo hari ku buryo iyo twagutsindaga igori imwe match yabagirangiye ikigo cyacu kigenda kigatira ariko Nyagatare abana ba Nyagatare baranze Nyagatare ubwo nabaga ndi Uganda ariko Nyagatare naje nyine ndi umuntu waje uri mukuru Nyagatare wavuye Uganda uri mukuru njye naje Nyagatare muri senior phobia shim nari navuye Uganda nkuze navuye Uganda mfite imyaka 15 njya kwiga Indera mu 2 segonderi ndangirizaho tronkome nkora tronkome njye nakoze tronkome ndarangiza abanyohereza Nyagatare njya kwiga Nyagatare Nyagatare dio shimi navuye Nyagatare ndangije wa 3 nza hano niho narangise hano muri Canada niho narangije high school urumva nawe warazenguritse koko ariko nyine papa yarankubitaga nkumva nawe nshaka kubana nawe nako mama wanje ntabwo yigeze ankubita inkoni nimwe kandi mama wanje abantu bose bamuzi bazi ko ari wo muntu wa mbere ukara ariko yaravugaga uyu mwana baba bamukubise cyane sinamukoraho inkoni ziba zamubanye yajyaga mama yaravugaga ati uyu mwana baba bamukubise cyane sinamukoraho noneho mbwira igitangaza cyabaga kirimo mu gukubagana kwanjye nta burara nakoraga ntabwo njye washobora kunsanga nk'ankwe yitabi biroti yanjye nabaga ndi mu bambere buri gihe ibintu mbese byose bisabwa umwana icyo asabwa njye bageze aho ngaho mu rugo baravuga ati mwebwe mucunganwe na biroti ye gusa to the extent ko nazanaga biroti bakagenda gucekinga ku ishuri ko iyo biroti ari ibyanyabyo bagamagara headmaster njye hamagara headmaster Nyagatare bagamagara headmaster bati uno mwana amanota naye bakababwira ati headmaster naye akababwira ati yego nanjye yaranyobeye hano bakwagana bari abahanga hano bakwagana bari abahanga none dore rinzi usaza ujye kubagana umuswe yanjye njye ndashaje hewe baguma ushaje batwara njyewe look at me sorry bari bamamagaye ndakubwiye na rinzi usaza ujye kubagana bamagaye abasaza batwara njyewe oyasha ako sa barantuka wumva dore ikintu nacyo kiraho ngaho kirimo kiranyumva barimo barantuka ngo ndashaje tiritira urimo urantuka Sara Sara kurikiye live barimo barantuka wumva indugututse njyewe ngo ndashaje akungo gakuze niko kwa gasi imboga Chantal onateka ko kamera nkuteke ko bakurabe mbwagwe ko manyoko
Ngakungu gakuze niko karyoshya imboga niko savuze. Chantal uwo Sara nawe nta kintu afite abwira abaturage ngo ukuntu kibu uvuze gute Ngakungu gakuze niko karyoshya imboga. Yewe katumba Sarega nagashobotse Nese pasa ufite boyfriend cyangwa ushakire nawe mfite mu nshakire birimo kuri kungana iki kuzuye pesi urabona tunari kuri live. urashaka boyfriend umeze gute Unkunda unyubaha uri ready for marriage because I want to be married. uguye kuziko amabera nyoko Like I need to settle down and be a wife, like someone's wife, have a kid, something like that. Karame Umuntu nyine uri ready for marriage, unkunda nyine wumva yuko ashaka ko mba mu buzima bwe. niwe ushaka Kandi mba numva ngenza ndi umugore mwiza, navamo umugore mwiza. urumva uri marriage material Yeah, wife material. uzi guteka Nzi guteka nzi guteka, nzi gukora amasuku. ni iyihe favorite dish yawe Mvange. ikintu uzi guteka cyane Nta kintu ntazi guteka. Nziteka inyama zose z'ubwoko bwose, nzi kwarika akawunga, sibyo bintu abakobwa batazi, nzi gusonga ubugari, nzi tugiye no kwa mu cyaro ugahinga imyumbati nayikura, uhinze ibijumba nabigukurira. I know those things. akawunga kagenderaho izihe mboga uzi guteka akawunga kagenderaho izihe mboga Inyama, amashaza, imboga z'ubunyobwa, ibishyimbo. Yeah. Sumva atari neza. Shenge ntabwo urarya akawunga n'inyama. Tukavuze ngo inyama. Ntabwo urarya akawunga n'inyama. akawunga n'inyama nyine nibyo arimo aravuga we nawe agakunda akawunga n'inyama. Oh, okay. Wifashe neza se ntabwo wasamanye cyane ntabwo tugiye kuzana wifashe neza okay ntabwo ngiye ikibazo nkubaza uvuge ati ego ndi hasi yazo uri hasi ya body count 10 nta body count nimwe mfite. urabesha uduciye intege ese nguciye intege kugira ngo bigende bite sa ririmba kandi uvuga bya bindi Ngenda tumba tuzi kuririmba duhari umuntu uzi uri munsi ya body count 10 njyewe nta body count nimwe mfite. We can sing. Yeah, you can sing. I can tell. Umuntu wese ufite ijwi yaririmba, of course. Okay. Muhamagare. Muhamagare. Indese. Reka muhamagare Kevin Kade. Kamuhamagare. Akora iki se? Avuge koko nta body count nimwe ufite. No se Kevin Kade simuzi, singira nomero ye, sam following, simu following. Usibye kwa mubona mu ndirimbo wamupostinze n'abandi bamupostinze ntago njyewe muzi. What the fuck? Nawe Kevin Kade mwabikoze? Yesu Kristo w'i Nazareth. Munkure kuri iyi live ndagiye. Nariya du uzi kushora Kevin Kade telefone yanjye yayimaze. Dumuribwa. Kevin Kade aranyica. Deba ukuntu bazamutse abantu biruka barone. Papa Gigi! Ari Papa Gigi nameze nka. Ese du
Papa nubwo Gigi nawe ntibuze ameze nka abavuye he Papa Gigi nawe yihakana buri kadabavuye cyana hehe cyose yari kadabavuye kadari muri body comments zawe. yesu we man sha usiko Kademan ntabwo tuziranye nta nubwo ndahura nawe live njye mubona kuri Instagram nyine yasohoye indirimbo n'ibiki byose Ntawe uzi I haven't barakubesha. even Barakubeshera. n'ubundi ibyo bintu ubundi byavuye niyo wabivuze se ko nawe I don't think you can ndabizi ko atanze Kevin Kade ntabwo akuzi. ntabwo wasanga Kadera murose akagenda yikina. Muhamagare. Rega pata ni mwiza Muhamagare. utamwibeseraho. muhamagare Ngo Kamara mwana iyo ni isesereza. Ndumva iki cyana se. Iki cyana kirimo kirashaka umugabo reka muhamagare Kevin. Kevin ariko ariyica aranyica noneho. Aranyica Kevin Kade ndamuhamagara mubwira Kevin Kade. Pasa ugenana na Sara ntimwasambanye wumva ikintu bikiza kuvuga kiretse Je nusiremo. n'ingorisi ngasumusire reka bamaze ngo Pasa ugenana na Sara ntabwo wamubomoye. Kevin Kade Mandora. Kade njyewe Kevin bari Kade. n'imana simumubeshyi Kevin Kade Pasa wari kwemera bukiri kare. Kevin Kade ndumva kizi kunyonga ndumva waretse kuryajya uyu mwari kweri kuryajya uyu mwari bakunda ibyo bajyana Chado rwa Kevin Kade rwankurikira wasanga ruri kuri iyi live na fake account. Kevin Kade Sara arimo aranyandikira ibiki? Sara arimo arambuza. Sara reka kumbuza. Sara arimo arambuza. Wapi ntabwo mwandikiye. Urimo uranyandikira dore Sara arimo aranyandikira reka mbereke. Ase du. Iki se? Sa kura iki kigabo wa postinze. Ikihe kigabo? Ni iki kibuno cyanjye urimo urereka isi yose. Ikihe kigabo se na postings? Do aho menyera abanyarwandakazi aho menyera ko ibintu mbarimo ndavuga bari byo dore Sara bari kumwe ahita nyandikira arambwiye ngo ese ubu wamubabariye. kiwe Arafese uwasinge. njyewe se si umuhamagaye akanga kwitaba Queen Sara nguwo dore Sara aranyandikira. Sara ari inyuma aho ngaho n'urimo arimo aramubwira ngo ese ubwo wamubabariye. If you know. ngeze bashwanye na Godfather ngo barashwanyira ngo bapfuye za bagore njyewe nta muntu napfa nabo umugore. Ibyo byose muri kugambana mbanza kubimenya. Mwatangiye mugambana ndabafata. Vyigaragaje. Thank you for the gift Hope. I think kombonye umuntu wita Hope my gift. Thank you so much. Hope Love urabona ko Karame wani izina ryanjye. Ni wowe mugabo uvuze ngo namupostinze. Hari ibigabo biri kuri noza ya kuri snap ya ntago ndimo ndafuza. Komeza unshakira umugabo ushaka mu by'amabadiko. Eri filime. So banyarwandakazi iki cyana kirashaka umugabo diaspora w'i Kigali. Ariho hose. No muri Nigeria. Jesu kwiza wamwemera. Wamipango nose kuvuza ahantu. Wamipango
umupangu n'umwana mwiza mba ndari umwana mwiza ariko ntabwo twabana. Umupangu Umupangu mba ndari umwana mwiza ariko njyewe ntabwo twabana nk'umugore n'umugabo. yeswize no mu diaspora hari umuntu inde wundi ushobora kuba ubu ngubu ari singa atari bwa rongore twavuga wafata Ega wirebera mu bantu abantu bazi. Wirebera mu bantu bazi njyewe ntabwo ndabona wowe sitari. ko iki wa mipangu utamushaka Nta mpamvu ihari. Mba ndari umwana mwiza ariko ntabwo twabana nk'umugore n'umugabo. ngo basi Godfather. Hope sha Godfather ntabwo muzi keretse nawe mubonye nkamumenya. aha Wowe se ntabwo wanyemera du? njyewe mfite abagore benshi Mbaye mwe muri abo se. urashaka kubinjiramo Ese du type yawe ni iyi? Kunda umugore umeze ute? nkunda umukobwa wirabura mbere na mbere ashobora kubaza ubwenge nanga igikobwa nanga umukobwa nyine nanga umukobwa nyine Wasangiye. wasamye buri kintu cyose kigwaho bazinduka mu gitondo bakabwira ngo ibi ni iby'abagore agahita akurikira kubera bavuze cyangwa umukobwa kicara hasi agahita atekereza akavuga ati nyamara iki nicyo kinkwiye iki nicyo kinkwiye iki nicyo kidukwiye nk'umuryango iki nicyo kidukwiye njye n'umugabo wanjye iki nicyo cyatuma tugera kuri byinshi dutera imbere pana ibyo bamuzaniye bakamubwira ati ibi nibi reka ko agomba kuba yarize nibura yarangije senior 6 kandi n'amanota meza ngo mumeyago ngo mumeyago yago nyarwaye yago n'uwa Nyagatare. Sara nawe Sara ndi kumubenga muri ino minsi naje gusanga Sara yankundiraga amafaranga Mutarayamana. ngweke wambaye ku mazi arimo wambaye kuri fanta. Mba nkubwire Sara reka nkubwire isuku umuvugira ngo ko umuvandimwe wanjye. Njyewe umuntu ambajije my pastor Kim nabizi ko ari pastor wanjye. Pastor Kim nanye ni Pastor Kim yaransengeye ngo nzabyara impanga ntera umukobwa inda azi akuramo Pastor is my spiritual father cause nyine yawe atarajyanze none se. Pastor Kim yarambwiye ngo nzabyara impanga ntera umukobwa inda iyo ndayikuramo. Ubwo ntago ari ibyo mpanga Imana yari yavuze kandi Pastor Kim avuga ibyo Imana yavuze. Nese yakubwiye ngo utere inda umukobwa utari umugore. None se yakubwiye ngo utere inda umukobwa w'abandi atari umugore wawe? Yakubwiye ngo uzazibyara hanze cyangwa uzazibyara warongoye? Ngo umva uko nambwiye ngo yarasambanye. Yes, wowe ntago witegereje umugambi w'Imana. N'Imana ikubwiye ngo izaguha impanga. Bivuze ngo uzabanza ushake ubone kugira ubone kubyara izo mpanga kuba ko ubushake bw'Imana biba mu rushako ntabwo ubushake bw'Imana bujya gutera inda hanze ngo nurangiza ngo utegereze ngo ikintu Imana yavuze ngo kizagira. Ubu ngo nta kibazo. Sara sinara aho ngaho ndaje we Sara nkurongore ngutere inda nkurongoye niba ari iminsi 2 nzagutwara ngutere maze turebe niba iyo ndizaba ari impanga. Uzaze umukwi wabo umushake numara kumushaka. Ako Sara ndamukubiki Sara ndamukubiki yankoye. Nje na Sara ninde ukeneye undi cyane. Excuse you. Nje na Sara ninde ukeneye undi cyane. Sakuvuye umunsi nzajya kubona uvugana na Dumba mana yanjye. Reka nkubwire kera reka mabwire imico there is something called conviction without verification or conviction with verification. Ntabwo ushobora kugumana ibiryo mu ntuza muri frigo
byanditseho date d'expiration and then ukabibika kumara umwaka ngo ukabikurayo ngo kubera byari muri frigo ukabirya. Hari ibiryo ushiramo date d'expiration yagira bigapfa niyo byaba biri muri frigo, wowe ukazajya wibaza ngo kubera uri convicted ngo frigo ituma ibiryo bidapfa ngo nyuma y'umwaka uzabikuramo birye. Reka biba biza gupfa. Rero kera hari ukuntu umugore wamuzanaga ubizi agiye kukubyarira, agiye kugukorera isuku, agiye kukureba urugo, azahaba, azagira ikire. Ubu umugore uramuzana wamwunguriye inkwano akagera aho ngaho akatanya kugusaba amafaranga y'inzara, kigoryi gusa kubyara cyangwa none se ubu umuzanye utamushaka ngo kuki mbere ya byose kubera ko ujya gutanga inkwano bisobanuye yuko erega iyo ugiye gutanga nyine umukobwa uba wamukunze nase uba wamuguze. wowe ni nko kumugura kugira ngo aze gukora iki? Erega abagore bose twagiye gusaba mwigurisha, ni inkwano ni ukugura. Nukuri none se wowe njyewe nanjye barandeshe. Reka mubwire urumva ibintu bya kera umugabo yakoga umugore akamuzana iwe akaba azi ko agiye kuba wife material, azakora imirimo yo mu rugo, akamenya abana ko bariye, akamenya ko bambaye, akamenya ko bagiye kwiga, akamenya ko imirima wenda niba ari abahinzi bahinze, akamenya buri kimwe cyose kijyanye no guhinga akanahinga. Umugabo yamenyaga ko ibyo kurya biri mu rugo, yamenyaga ko abana babonye school fees, yamenyaga buri kimwe kijyanye na providing y'urugo. Kuri ubu ngubu uranzana nk'umugore wawe, mfite akazi kanje nawe ufite akawe, tugiye kubyara abana bazajya mu ishuri, ibyo byose rimwe na rimwe n'ubu udafite amafaranga nzafatanya nawe, nzajya ku kazi ninde utahe kare uzutekera abana kuko nabawe. Ibintu kugeza ubu ngubu bisa nkaho byabaye 50-50. Ntago ndi wa mugore wicara mu rugo ngo mvuge ngo njyewe ngiye kwicara mbyare umugabo providing, kuko ubwo bushobozi ntabwo mufite. Nimugishaka gufata inshingano z'umugabo nkuko byahoze. Rero niba ari 50-50, niba ndi bwishyura inzu kwezi kumwe ukishyura uguta ukundi kwezi, bisobanuye ngo nushanga umwana yiyanduje uzamutunganya kuko nabyo ni inshingano zawe. Kuvuga ngo kera ngo umugore yazaga zikaje kubyara bakamuko, nuko n'umugabo yabagaze inshingano z'urugo rwe. Icyaje nibazanye umugore niba yakoze ibintu byo mu rugo, nawe uramenya ngo providing y'umugore wanjye, abana bariye, ibintu biri mu rugo, inka zakamwe, ibyo byose n'umugabo yabaga bimenya. Nawe urashakaga ko njyewe tujyana njya mu kazi ngataha saa 3 z'ijoro, mwaza nkajya mu masafuriya watashye saa 11 ngo uri wicaye mu rugo ngo nukuri umugabo? Excuse you. Ariko rero ntago mbyumva neza kubera at the same time nanone abakobwa bino minsi bafite ngo amafaranga y'umugabo ngo nayacu ngo aye naye. Njye ibyo ntago mbyemera. Numva ko amafaranga y'urugo n'ay'urugo, niba ushoboye gukora ikintu uragikora. Niba nanjye mfite ubushobozi bwo kugikora ndagikora, kuko niba ari ikintu, niba umwana wanjye akeneye school fees kandi akeneye kujya kwira. Reka nkubaze, ndumva wowe warabyemeye. Nase njye hari ukuntu nshobora kuguma mu rugo ukagenda ugakora nabidanje, njye nkarira abana, nkarira n'uwo murima. Iteka umugabo ndusha amafaranga ntago nzamwubaha nkuko nakabaye mwubaha. Icyo cyo ugomba kukimenya. Sino kuvuga nuko ngo niko bigenda, n'umugabo nawe abari insecure. Uziki ijambo ritwa contradiction. Uba we contradicting. Njyewe umugabo ndusha amafaranga si wumva wamwubaha? Sibyo se. Nibyo nimo ndakubwira. Umugore ukurusha amafaranga, baretse nkubwire, umugore ukurusha amafaranga. Uzaba wumva uri umugabo mu rugo. Niba umwana asaba ikayi yo ku ishuri, agasaba ikaramu, buri gihe ari nyina bisaba, nta kintu umufara. Wowe wicaye mu ntebe wumva ubugabo bwawe bwuzuye.
Kagakora n'agasinyo gasubire mu iyo wicaye mu ntebe. niyo wicaye mu rugo mu ntebe wumva ubugabo bwawe bwuzuye nose uwo mugore baramushatse cyangwa yaragushatse. I know, ariko the thing is ibyo wavuze ngo kandi ngo umugabo ngo aba yagiye, ubu ndimo ndavuga nanjye ubu ngubu tubikoze vice versa. Ubu ngubu njyewe ntabwo nkeneye amafaranga yawe, njyewe mfite amafaranga, uzaraza mu rugo, urumva, ukaza mu rugo, uraza kunderera abana baraza okay. Njyewe ukuntu meze, njyewe bijyanye n'ukuntu, reka tubaze people are different. Njyewe narinze nimba rero rasa uzakora iki? atashya nyine nkumva mwubwire njyewe ukuntu mbishaka. Njyewe mfite amafaranga yanjye, nize amashuri yanjye, mfite experience y'ubuzima, mfite akazi kanjye, mfite ibiki byose. Ndumva nta mafaranga y'umugore nkeneye, nta mafaranga y'umugore nkeneye. Icyo nkeneye ku mugore ni iki rero? Icyo nkeneye ku mugore ni ukuza akambyarira kimwe, kubera nzi ko icyo singishoboye. Icyo nicyo kintu nyine abagore nyine badukubitisha, kumbyarira. Noneho kumbyarira akananderera, icyo nacyo ni akandi kazi kanini k'umugore akora, nzi ko ntakora neza nk'umugore ukuntu agakora, kubyara no kurera. Ikindi akanamenya, urumva njyewe nanjye icyo nsabwa ni cya kindi urimo uravuga, like kugenda gushaka uwo mugati, kugenda nyine kumenya iterambere ry'urugo. Ubundi iterambere ry'urugo ubu ngubu nshobora kurongora dufite akazu k'ibyumba 3 ni ntangira, ariko nanone turashaka kuzagira kadasitire nini, turashaka kuzatunga imodoka, turashaka ibyo byose bireba umugabo, iterambere ry'urugo, urumva. And then umugabo, nta mugabo watangira ngo kuyoza amabyi y'umwana ngo muzagira ahantu mugera, ngo muzave ku kazu k'ibyumba 2 ngo muzagire kuri za kadasitiri iyo ngiyo. Uzi gare kamubwira ko abagabo bagenzi, niba ushaka umugore umeze gutya, uzagenda ushake umukobwa utagira icyo akora, wicaye utegereje umugabo. Uwo niwe uzagera mu rugo abizi ko agiye kubyara no kuba umugore no gukora amasuku yo mu rugo. Ariko niba uzi ko ushaka umugore uzaza kukubyarira akicara mu rugo, wijya mu bakobwa wirirwa ubona umukobwa afite imodoka ye, afite aparitema ye nziza, afite akazi ke, aritwara, ntawasaba, kubera ko umukobwa ari mwiza ukamushegera kandi ubizi ko numugeza mu rugo utazamubwira ngo icara mu rugo underera abana, nibikunda. Rero before yuko ujya kuzana uwo mukobwa, menya ngo uyu mukobwa ashoboye iki. Niba naramusanze ku mihanda nta kazi afite, ntacyo akora, nawe ubwe abaho kubera ko yaramutse. Ariko abakobwa b'i Kigali muratubeshabesha, wowe kwanza ureka kuzajya ubesha abantu. Abakobwa b'i Kigali nta kazi mugira, mukicara mu mazu yanyu mugakura aba diaspora, mwarangiza mukaza mukavuga ngo muri kuri nivo ngo zo kuza ngo mugene, kandi aba diaspora mukura nabi. Bayabakura mu mufuka. Amafaranga wayamaye narayakwibye, nafashe telefone yawe mwiba amafaranga nshyiramo password. Wayamereye iki? Wayamereye iki? Hari ubusa bwanjye uzi? Wayamereye iki? Oya, turimo kuganira. Amafaranga wayamereye iki? wowe urako icyo ushaka kwigira umuntu ngo mufite akazi ngo mukora, we are talking, mukora kazi w'iki job. Icyo nanjye kwaza ati mura oya sinwe nabaza na wowe wenyine. Njyewe ndakora, ntabwo ndimo nabaza wowe gusa, ntabwo ndimo nabaza ndimo abo bakobwa. Urumva abo bakobwa shareka nkubwire ubaye ushoboye gukura umuntu amafaranga yo kwishyura aparitema 250, ukabikora ukwezi kumwe, ukabikora amezi 2, 3, 4, 5, ubwo bwenge ewan bushobora bake. Subiramo. Bushobora bake. Oya, subiramo byose.
ubaye ushoboye kwaka amafaranga mu diaspora akayaguha ukwezi kwa mbere, akayaguha ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, uwo muntu nyine ewana aba abashoboye abanyubwo bwenge nabwo hari abantu batabugira. Banyarwanda Suzi umuntu ushobora kubaza ngo ushaka iki nakimenye mu buzima. Banyarwanda kazi mudukurikiye ngira ngo mwumvisha akazi k'abana b'igi Kigali k'abakobwa b'Ikigali. Mwakumvishe ako niko kazi. So rero ako kazi rero niko kagomba gusimbuza kuba utaza gukora imirimo ya kigore. N'umugabo agomba kuza guheha umwana. Aho guheba umwana mba nzaku umwana utere mu minota 3 du nzamutwita amezi 9 ukumva ngo nje kukubyarira. Ese ko mwabifata koko ni 3 ari igihe utayigeze ukumva ko nzaza nkicara iwawe ngo ariko kazi kanzanye nzamutwita amezi 9. Nese pasa okay. Pasa reka tudufatire wowe kuri example yawe. Wowe ukora iki? Nkora iki mfite akazi nkabwira abantu 280 nabangaye bari hano. Kubera kora iki kadufatire wowe nje nteme ibiti. Wowe ukora iki? Mfite shop. Shop amamaza. Ncuruza imyenda y'amadira nk'aya ngaya. Amamaza professional. Ncuruza imyenda y'amadira, ama backless, amadira nk'aya ngaya cyangwa yayandi ama backless ndayacuruza online. Fatanyije na murumuna wanjye bita Sara dufite akazi. Dukora podcast, nyina filime. Nkora podcast, nyina filime. Kwereke tukugurire. Kibasu. Niki shaka? Ngashaka amadira. Kandanya koza. Yanzanire ducuruza bebe. Komperuka nawe utarabona akazi. Reka nkubwire. Hari njyewe nemera ko marriage Basikanzane dukeya ntabwo byose David ntabwo nataza. Dara banzu ryambare kwanzu ryamamaze sa. Njye nambara amadira. Oya Sara banze yambare idira ryamamaze. Sara ararwaye. Ahe ariko mwagiye mubasiriye. Sara mama Sara ararwaye man. Arwaye iki? Umva rata turacuruza twandikira inbox nibiyashaka ambaridira turebe ko. Tumba sheri wanje twaturimo kuganira widujana mu bucuruzi twaruhutse. Sa wakwambaye idira ukamamaza. Njenda urwaye seri. Urwaye seri. Ararwaye. Seri wanje nawe nta kigenda. Urumva rero ryacitseho uri umukozi ubona amafaranga ngaye ku kwezi. Ngaho nyumvira nk'ibintu buje kumvugisha ko mbona amafaranga ngaye ku kwezi. Ayo mbona arantunga nyishyurira inzu aranyambika. Urumva ko kubeshejeho kugira ngo nzagusange mu rongore gusa. Ndana saving uzasanga nzakora uzanzanga ndongore amafaranga hanyuma uzasanga mfite akazi mitegya kureka akazi kubera ko ndongoye ayo madira yawe uzansanga mfite akazi akubeshejeho gusa kugira ngo ngusange nkurongore ariko yandi mafaranga azakubeshaho urihe rent y'inzu y'ibyumba 3 ntabifite. Umugabo none se azabanzanye ngo mubyarire. Njyewe umva nkubwire du. Tugeze aho nashakaga rero. Umva nyine njyewe nkubwire sibyo. Ibyo wavuze n'ugenda ubyibagirwa. Ndimo kureba umuntu wanditse. Umva nkubwire. Njye nemera ko when it comes to marriage nibi n'abantu bicara ntago warize uziko noze no kuvuga kongereza. Wapi naragitoraguye. Nemera ko ni umushinga abantu bagirana bakicara bakabiganiraho
ntago ari umuntu ufata umwanzuro ngo azawumbwire ngo duhite tugenda. Like, it doesn't work like that. Ugomba kwicara njye nawe ushaka iki mu buzima. Like, njye ntabwo nzajyana n'umugabo ngo ugiye kunjyana ngo urumva njyewe ntabwo nzaza ngo mvuge ngo ufite iki ngo none se ngo ningerayo nkabyara. Ibyo nyine wakabaye ubibwira wa mukobwa wicaye avuga ati shangiye buriya nibera i Kayonza nasoje kwiga nta kazi mfite ariko nyine negereje umugabo. Cyangwa abakobwa bahora mu byumba avuga ati mana wa mwana umugabo. urabizi ko Kigali hari divorce rate iri hejuru? Of course. Kwereye mu bwenge bwawe sobanura impamvu hashobora kuba hari ama divorce menshi. Mu buryo ureba ibintu byawe kubera iki wibaza ko i Kigali hari ama divorce menshi? Njye nemera ko divorce zahozeho. Kanguha urugero ariko utabyumva utabifata person. Sambwiye yuko wakuze nyine mama wawe na papa wawe bakagera bagatandukana. Bashaka kuba bataragiye mu rukiko batari barasezeranye cyangwa barasezeranye ariko bo bakicara bakavuga ati reka dutandukanye turabona bino bintu turimo gukora bidakunda. Iyo ni divorce nubwo batagiye mu rukiko. Uyu munsi hari social media runaka yatandukanye n'undi bagiye twatandukanye barabiserebeye barabipostinze undi akoze indi mariage. Nicyo kintu kigaragaza ko divorce ziri hejuru ariko njye nemera ko zahozeho. Ikibazo cyari kimeze uko nguko. Ikindi reka nyikubwira impamvu divorce zishobora kuba ziri high cyane nuko ababyeyi bacu bajyaga muri mariage bazi icyo bagiye gukora, kwihangana, kumenya yuko abana babakeneye kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Bakundaga nyine like ubundi gushaka byagaragazaga nk'umuntu ko like agaciro k'umukobwa ngira ngo kera kagenwaga nuko umukobwa yashatse. Ariko kuri ubu nta agaciro k'umukobwa ari avuga ngo nuko nabonye umugabo bandongoye nagiye mu rugo nashatse. Urumva umpaye answer iri ikomeye cyane. Impamvu nyine ntago tujya mu rushako tuzi icyo dushaka. Nibyo wavugaga ngo wowe kuri murashakisha umugabo uzi icyo ushaka noneho. Kandi nakubwiye ngo uri ready for marriage, kwihangana gakutana. Tukarwara tukamena n'ingumane. Ibyo wapi ibyo waka ndabyanze. Ibyo kurwara byo nabirimo ariko nyine umuntu nyine uzi icyo ashaka by the way. I think ko umugabo ushobora kumubura. Njyewe reka nkubwire du. Njyewe kankubaze ni ibihe bintu bitatu umugabo akunda ku isi? Umugabo akunda ku isi? Ukavuga ati umugabo ibi bintu bitatu arabikunda. Ntabwo mbizi. Ndumva ikubwire. Kirushe ubwenge cyakazi ni cyane. Oya, ikintu cya mbere akunda icyubahiro. Thank you. Agakunda nyina. Agakunda n'umwana iyo yagize amahirwe yo kubyara agakunda n'umwana we. Ariko iyo atabyaye icya gatatu aba ari amafaranga. Icyubahiro n'amafaranga ni bibiri. Hanyuma se nyina wabonye umugabo wanga nyina? Nyina hari umugabo bakunda n'amahoro bakunda nyina. Muri comment katurebe muri comment niba hari umuntu ashobora kujya yes there's a need bags like a respect peace now. Umugabo udafite amahoro aguca inyuma mu rugo sho. It's money, women and power. Respect money no it's money, women and power. Nubwo ari one woman, women in large like mu bantu benshi. Umugabo akunda icupa power, amafaranga
n'abagore. Ibyo bintu murabizi ko abagabo, niba uri umugabo urabizi ko kenshi twebwe tujya dukora. Nkanjye nta kintu amafaranga yanjye aba amaze uretse kugenda ku gitsina gore, nta kibazo. Ese ngiye ko nshobora ubu nariye nahaze, igitanda kiriya nshobora kuryama biba bihagije, nta kindi ngeneye. Ariko iyo hajemo umugore mitangira noneho mitanaguka, iyo hiyongeyeho umugore mitanaguka, mitamenya ko noneho umugore aza kumbyarira, umugore aza gushaka inzu nziza, umugore aza kugira iki. Ariko kugenda afata inzu y'icyumba kimwe nkahita ndyama nkanarya kandi nkanakora, mfite n'ingufu n'ubwenge bwo gukora amafaranga. Urumva? So rero I feel like nyine abagore mwebwe mwanze kuza mutekereza uko nguko, kuza mutekereza ko njyewe ingiye umugabo kumuha purpose of living, impamvu yo kubaho. Nyine iyo uvanze umugore n'umugabo, umugabo ahitagira impamvu yo kubaho. Ariko noneho uwo mugabo ukibuka ko nyine akeneye iyo respect, urumva ayo mafaranga yashaka kandi money arimo arashaka ijya he? Ijya ku mugore nyine tu. Ariko abagore mwe mwihaye nkaho mushaka muzi gushaka ko mukunda amafaranga muzi no kuyashaka nkatwe kandi bidashoboka, byaranze, nibibaho, nibijye bibaho. Ntabwo bijye bibaho nta mugore ushobora gushaka amafaranga ku rwego rwacu. Twebwe turarwana, amafaranga tuba tuyashaka at any given point. Rero nta kuntu nshobora kuba ndimo ndatekereza deal ya miliyoni gashinukanye kuri murambwira ngo nkureho amabyi y'umwana, kandi wowe utaza gutekereza ibyo ndimo ndatekereza. Ubundi akazi kenshi gakorwa, ubundi n'akazi gakorwa kuri tele gatangirira muri biro, mu biro bagakora paperwork, bagakora iki and then byose bikajya kuri tele. N'intambara abantu bagenda kuri front line, ariko uwakoze umupango ari inyuma, kiongozi aba ari inyuma arimo arababwira ati turacya hano, turacyahariya, ari kuri paperwork. Nibyo bajya bavuga ko abagore se bo bakunda iki? Umugore iyo afite abana, umugore afite abagabo bakunda abana n'abagabo. no gusa neza wana. None se ayo mafaranga wambwira urumva Sara ko atari marabesha. Ariko ibyo ngibyo byose uzi ko umugabo w'umukire agaragarira ku mugore. Ntibazakubeshye ko nubona akagabo kaza gasa neza, gafite imodoka, urumva gafite imodoka, kambara neza, akagabo gafite imodoka, umenye ko ari agakene. Wowe iyo ushaka kureba umugabo w'umukire ufite amafaranga, genda witegereza umugore wasagutse, aba afite iki, ababuze iki. Nibwo uzamenya ko uwo mugabo afite amafaranga. Erega umukire si umukire n'aba yakorera. Kubera njyewe ndi umutemyi w'ibiti, mba nsa nabi buri kanya, mba nambaye nabi. Ariko iyo ushaka kumenya ko ibiti birimo amafaranga, uragenda ukareba umwana mbyara asa gute, umugore ntunze asa gute, cyangwa girlfriend wanjye mafite abameze gute. Nibwo umenya ngo afite amafaranga. None wakaza wa wundi wambaraga none se urumva atari ibyo navugaga, ni za nshingano nyine. Umwana arasa neza, umugore arasa neza, bafite ibyo kurya. Izo ni inshingano. Uwo niwe mugabo n'ubundi twahereye kare tuvuga. Njye ndimo ndakubwira ntabwo ari wa mugabo wazanye umugore guhinga no kugaburira abana no kugira. Urimo kwita ku mugore wawe. Izo nizo nshingano bapapa bacu. Noneho umugore, ibyo nyine nakubwiye umugore ukuntu atekereza. Noneho umugore wagomba kuza gutekereza gute? Umugore agomba kuza atekereza, ngomba gukura urugo rwanjye nkarwubaka neza, abana banjye basa neza, abana banjye biga neza, atari ibigoryi. Ubu ngubu kubera ukuntu mutekereza, mu Rwanda ntabwo hakiri abana bari smart. Mu Rwanda ibyana byose biri dumb, birangiza segonderi byose biri dumb, kubera abamama babo ntabwo babonye umwanya wo kubakoresha coaching urayizi? Coaching urayizi? Coaching ni iki? Coaching ni twakundi coaching. Hari coaching ikorerwa n'abarimu, amasomo y'umunsi arangiye hakaba abana basigara bakiga coaching. Hari coaching ikoreshwa n'ababyeyi bagafata umwanya bakigikana n'abana babo. Hari ababyeyi uzi bakoresha coaching abana babo i Kigali? Ndabazi benshi cyane.
babagore nanjye nyikoresha barumuna banjye iyo ndi mu rugo, none se ubwo urumva bakoresha ababyeyi coaching yiye subject ngo yambwira ya mate n'ikinyarwanda mate yihe guteranya no gukuba. bari mu wakangaye Ndapfema kabiri primaire. urumva rero wowe waba marriage material. Reka nkubwire ngeresha ko umugore akunda kumva ari secure, umugaragariza yuko umukunda, ugakunda n'abana yabyaye. So umugore we aba agomba kuza afite uburere. Ubundi umugore nta nubwo agomba gusambana. Muri kiriya twaronguraga n'amasugi. Ubu abagore baza babara n'imboro ukuntu yangu ingana, bavuga ubwo se ngo bizagenda gute, ubwo se azampaza mu gitanda. Like back in the days ntabwo twatekereza, ntabwo abantu batekerezaga ko umugore agomba kuza atekereza niba uzamuhaza cyangwa Mwese mwi exposing mukishyira hanze. Rega ugumishije ipantaro yawe mu ipantaro ntabwo nge namenya uko ureshya. Excuse me. Nabibwirwa n'iki utabinyeretse. Nabibwirwa n'iki utabinyeretse. Turavuga ibyo mu rugo. Igo nyine we none se nimwe mwiyerekana urumva ukavuga ati wowe kwihangana birakunaniye, rubanda barakuzi. Ega nje nawe niyo twaba tutarahuye niyo twaba tutarahuye, uru Rwanda ni ruto. Hari umukobwa wibera hariya Nyamasheke uzi Dumba, akajya kumva ngo Pasha agiye gukora ubukwe na Dumba, kambwira ati yewe we none se ubwo waramurebye se? Kandi Pasha nawe muri abo bakobwa bavuga ngo no, I'm not going to settle for this. Ntago mbarimo kuko nje ntago mbizi. Ubu Pasha nkuzaniye umugabo ufite amafaranga umeze neza ariko atazakurongora ngo unoge mu gitanda. Nose ko nazi kun ngiye ntago nzi uko bimera, rero urumva ngiye I'll be satisfied. Cause ntago byo mbizi, ntago nzi ngo ndashaka umuntu ubikora kuko ntago ndabikora, negereje umugabo wanjye uzaza akanshaka. Aho kuri rero niho kwizingiye. Ku bakobwa b'i Kigali ntago wamutwara utazamurongora ngo anoge. Niyo waba ufite amafaranga abaza niyo waba ufite amafaranga, niyo waba ufite amazu, niyo waba ufite iki, urugo ni rwaramba. Ku busambanyi bwuzuye i Kigali, ubwo rugo ni rwaramba kubera icyambere ubundi indangagaciro ntabwo arizo mu gishira imbere. Wowe se ubundi umenye te by'i Kigali kutahaba Uri he? Nge ndi i Kigali, ni nge abikubwira. Nase kuri muramvugisha kandi ntari i Kigali. Wewe wumva amabwira abantu baba bavuze. Shaman. Wewe kumvugisha ubwo se uri i Kigali, igenda i Kigali. Umuntu uri i Kigali. Ngo wahaye umuntu ngo pass. Mira. Andika muri DM turaza kugukontaktinga. Andika muri DM ya Pasha nanjye unyandikire turaza kugukontaktinga, ariko buri seriyo no mwana urashaka umugabo. Manager sir. Manager sir. Yagiye gukuramo injawuro. Ashaka gukuramo make. Arashaka gukuramo injawuro. Shadu. Rataka ngubaza umuntu akwatse pass, urumva? Akakubwira ngo mbabarira umuze na kiriya cyana nzagura. Umuntu akaza akakubwira ati Pasha hari umuntu wanyetse namba yawe, arambwira ngo azagura nyimuhe n'ibiki byose. Ndabona ukamubaza ngo none se urabona uwo muntu ari seriye? Ahubwo ati ari seriye. Yarangiza agatanga namba yawe, umudiaspora akamuha 250. Ntago ayo mafaranga tuba tugomba kuyagabana? Niba ari Sara yego mugomba kuyagabana. Ako nararushye wagira ngo ayabwe njyenyine. Oya ntago ari Sara, ari undi muntu.
eh ntabwo ari tuba undi twemerewe muntu kuyagabana ari undi muntu wapi kubera iki se kandi namba ari iyanjye mani uzi ko ubu ngurishije simba neho n'amake none se wagiye ukemera ko wumvishe ko n'amafaranga bamuhaye menshi wowe ugakora yarenze ariya oyesha uzi njyewe ukuntu nabigenza njyewe uje ukabimbwira ukambwira ati bampaye amafaranga ntuyame ikibi icyiza mba numva wabyicisha iki ariko kuza ukanga ngo ngwereke ngende umukobwa bagatanga namba yanjye bakamuha amafaranga icyo nkora ndabimenya ko umuntu yabonye wa muntu yampamagaye nta kindi kintu mubwira ndabanza nkamubwira tumva ushaka kuvugana nanjye ati yego numvishe ko namba yanjye wayitangiye amafaranga wamuhaye banzuye kube kabiri kugira ngo mvugishe ntabwo nzi kwaka abantu amafaranga oya nuko kandi uwo muntu ahita abyumva ese niba yaramutse atanze amafaranga 200 kugira ngo akuvugishe yatanga 500 kugira ngo akuvugishe noneho wowe in person. Emery, thank you bebe. Iyo utazi kubivugura byandika ariko njyewe iyo nza kuba ndi umukobwa nari kuba ndi inshinzi nshobora kubyivugira. Shanje na tunza kubwira ume coaching y'ukuntu basaba amafaranga. Sara ntabwo namwigishije ukuntu basaba amafaranga ntiyakize. Warabimenye sa? Yabinyigishije se kandi nawe atayamba. Kandi utarabimbwiye. None se umuntu uzi ukuntu basaba amafaranga urumva wowe yayaguye.